ku mugoroba ku manywa ukaza guhimbaza Imana? Sa n'ibyo ukora. Doke hari indaya zidashaka gusa n'indaya. Buri tumenyere ko indaya zambara mini zimukonda ute zidekora ibintu byinshi, ariko noneho hari indaya ziri mu rusengero zikwije bien, zidasa n'ibyo wibeshaho, ureba ukibeshaho, ntabwo zisa n'ibyo zikora. Godipa kuki ariko y'umwuka wo kuza kwiyoberanya, uratega urara mu iroki, uri indaya ya danje, ufite alubumu nk'ebyiri mu mahoteli nkangahe, aho usambana mbere saa sita, nyuma saa sita, ku mugoroba kuri amasaha abanyakigali benshi mwafasheho guterana, ukabona umuntu yambaye neza aje kuramya Imana, kandi ukabona ari mu mwuka, ukabona afite ibikabyo, ntabwo asa n'ibyo akora. Ibintu uvuye gukora ntabwo usa nabyo, ntabwo tuzakumenya. Godipa mugerageze Bibiliya iravuga ngo uwera yere, uwanduye yandure. kuvuga ngo idini ngo ryagize gute? Subiza inyuma iki kintu, reka nsubize kasete inyuma. turuna Leta muri guma mu rugo muri covid, yego, turashimira duhaye ibishyimbo biryoshye watekaga kabisa kikagufata mu nda, n'umuceri uryoshye baratugaburiye pe. Yewe hano muri umudugudu n'abayobozi b'insibo badusangaga ku baje gusa n'ibyo badakora. nukuvuga ngo iri dini ryabeshaga imimurika itariyo, atari idini ryabikoze. Donc ngakora idini rikabyitirira. Ndabashimiye mwese tubana hano kuri Eva Mama Lionel umunsi ku munsi. Twe tumaze igihe kinini tudakora ibiganiro, twibereye kuri live streaming igihe kinini cyane mu masengesho. Mama Lionel uraho neza? Uraho cyane. Amahoro y'Imana bane nawe. Namwe kandi muyahorane. Nkwakiye mu kiganiro cy'uyu munsi. Ndagukanze. Narimo mfunga kano kantu kari hafi ya kamera kugira ngo itara ritaza guteza ibibazo. Hanyuma umeze neza? Meze neza cyane. Amakuru yawe? Amakuru yanjye ni meza. Amakuru ya mukecuru? Mukecuru nawe araho mu ntege nke nyine zo kurwara. Yego. Ariko azakira. Ubundi umuntu wese ufite kwizera agira uwo mutima utekereza gutyo. Yego. Hanyuma reka dusuze abantu bari burengerazuba, iburasirazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, umujyi wa Kigali, cyane cyane abantu baraho Mama Lionel atuye muri Kabuye. Imana ibaha umugisha kandi bagirire neza. Hanyuma reka nsimbukire mu ntara gatandatu y'abadiaspora. Nshimira abantu bari muri Amerika, nshimira abantu bari muri Kenya, ariko by'umwihariko reka nshimira abarundi n'abarundi kazi. Uko bavuga ngo iki mu Kirundi ngo mukomere? Sibwo sibyo ra? Okay. Turabakingurukiye gose. Gose. Bavuga neza cyane. Bagira na roho nziza. Burya se? Bagira roho nziza cyane. Eko nyina nanone utazi umuronda mu nzu. Okay. Aho ko nanjye niko kana ahubwo narinzi karenze icyo ibindi byose warugiye kumbwira, kuko abarundi ni beza. Ariko si bose nkuko bavuga ngo abanyabutare ngo turindyarya. Abanyabacyara bari muri indyarya murakapfa gusa. Twese. Murindyarya mwese. Genda nawe urindyarya. Ariko namwe murindyamirize. Nta kibazo. Ntacyo yenda kuba bishoboye. Ntago bose ari indyamirizi n'ubundi, ariko abanyabutare bo bose ni indyarya, bazi gutaravoka vuba igashya vuba kugira ngo. Ubwo so buryarya babyita kwirwanaho. Murabirwanaho. Hari kera hari. Kandi umunyabutare aho ageze amenya ko haba. Ahantu hamunanira kuhaba. Ariko ubona yuko abanyabutare benshi n'abanyacyangwa ari bo babwiriza butumwa mu mujyi wa Kigali. Ariko reka tureke kuvuga ku turere kuko birahanirwa, itegeko rirabihanira. No gutraumatiza abantu. Burya se? Ntabyo narinzi jewe. Nta turere nta kibiza bisa na y'amoko.
n'inzu z'abanyarwanda ntabwo zicyaba se, abacyaba, abasinga, abazigaba. oya ubu turi muri ndi umunyarwanda. Ndi umunyarwanda. Mm. Okay. Mm. Ariko dushobora no kwiyibutsa nyine tukamenya nyine ko byari dushobora bimeze. kuza twagera ku banyamujyi b'i Kigali kandi ariho mba tugasanga bafite ibidefo byinshi kandi ariho mba. Yego. Ejo natambuka ngiye gutega moto bakankubita. Ahubwo ni ka gatwe gaturinde ibigoma. Okay. Mm. Reka twigire ku kituzanye. Mm. Mama Lionel, Mm. ni iyihe experience wagize muri izi live zose ziguhera mu kwezi kwa 12 mu kwezi kwa 9 ahubwo? Mm. Ni mu kwezi kwa 9 twagendaga ariko twambitse igicaniro cyane mu kwa mbere. Yego. Ariko ubundi mu kwa 10 yego, mu kwa 10 buriya twagendaga dukora utuntu ariko igicaniro gikomera cyane mu kwezi kwa mbere. Amezi 9 ugiye kurangiza, ni iyihe experience wagize? Kuko ibintu ngiye kukubaza ndashaka kubikubaza ariko ngendeye ku byo ugiye kunsubiza kano kanya. Hari n'igihe nahita mpindura ikiganiro. Yego. Hebura hari umuntu ugira experience mu bintu by'Imana yaba yatangiye kubimenyera cyane. Hari umuhanga wambwiye ngo iyo uko Imana uyegera ni kwirushaho kuguhunga. Yego, ni burya nibyo? Uko Imana yegera ni kwiguhunga. Yego, kugira ngo utayime bo. Kubibira se kuvuga ngo munyegere. Ko Imana bango ni munyegere nanjye nzabegera. Iyo yegeye Imana itugumayo. Mushakana umutima wanyu ukunze muzambana. Uzabaze Henoki. Henoki baragiranye ibihe byiza baganira, ikiganiro kiryoshye, Imana agahita amubwira iti dukomerezeho twigendere ntugaruka. Ariko nyine iyo wegereye Imana ntiguhunge, ugumayo nyine uhita wambuka hakurya y'ubuzima. Ugakomerezayo. Ibi byo mvuze barabyumvisera, ntago babyumva. Ibyo ni by'abahanga nka Henoki, ariko iguhunze wapfa. Oya ntabwo upfa, igusigira Yesu. Ntimenyerwa muri make. Ntimenyerwa, ni umucyo ukongora uyegereye wese wapfa. Maze n'abakuru 20 bazengurutse intebe yayo ntibayegera, keretse umwana wayo abo yakiragiyeho nta. Yego yayibonye ikiganza. Yirebye wapfa. Ese buriya koko wapfa ko twabonye Kristo tukabaho? Nyine nuko tubisoma, ariko hari umuntu bumva ari igihanganya kumva yirebye ntiyapfa, ariko kuko ubwawe yivugiye ngo ndi Imana iteye ubwoba. Kandi nkurikije taye mba numva ifite mu kivugo cyayo uburyo yicara mu ijuru ikarambya mu isi. Ubwo ifite ikibono kinini kweri. Uburyo yicara mu ijuru kakwirwamo, yakandagira mu isi gakwirwa. Ubu twicaye ku birenge byayo. Ngiye ikintu cyakintangaza. Twibonye wahitugwa muri koma. Ikintu cyakintangaza ni ukuntu Mama Lionel arwana no kugira ngo bakamubwira ngo urabyibushye. Itavuga Mama Lionel, ubwo ndi kubwira kanaka, mwene kana kuze na kanaka. Agatangira akarwana n'inda, akarwana n'ikibuno, akarwana n'amabere, akarwana n'ibicece by'inda n'ibiki byose. Kandi Imana yo yonyine mu bwiza bwayo yicaye mu ijuru ikarambya mu isi. Yego. Ariko mwebwe ngo muri abana b'Imana murashaka kwisonzesha, murashaka kwigabanya, murashaka kwigira bato cyane. Tuzashisha nko mwerezi w'i Lebanon. Ariko njya ngushimira kenshi cyane ko wishimira taye yawe. Ariko nawe hari akantu ujya uvuga ngo zamaze gutora defo, ngo zideforme. Akari akantu njya nkanga. Kwideforma nuko tuba twabuze ikinyarwanda gitakativuje tubivuga. Oya, mwamaze kugera ku bwiza, ahubwo muri kwegera ubwiza bw'Imana. Turi gushisha, donc turi kumera nk'uko Imana yashakaga. Aha, Papa Lionel nkamukunda cyane. Akavuga ngo atumbye mu bwiza bw'Imana. Cyane. Papa Lionel ari umuzi twigeze kuganira. Aravuga ngo ariko ngo ubundi ngo iyo ufite umugore akakunanukana, ubundi wumva uri umugabo uhaha. Ndagatekereza twa turi kuvuga kuri ka kantu nyine k'abagore bamara kubyara bakizirika ibintu mu nda. Burari ibiganiro byinshi nshizeho kamera bahagura abantu ba hano, ariko nyine
ariko murazirika muzirika iki? Urashaka kugira taye nk'iy'umuntu w'inkumi kandi ubyaye gatatu, saha muhera muza ngo mbasengera murwaye mu nda kubera inyama zo mu nda mwabujije uburyo mwazibujije kwisanzura. Urafata amara ukayegeranya n'igifuka cyegeranya, ejo nibifatano tangira uze kudustress uzana ibyifuzo by'amasengero. hari n'ababeshya ngo ba muganga babo barabibabwiye ngo bajye babikoresha da. Niba kabeshya nta muganga ukora ikosa nk'iryo. Abaganga bino barise nta muganga watinyuka gukora ikosa nk'iryo ngiryo. ngo hambira ngo muganga avuze ngo hambira icyo, ariko mu byo muhambira ni ibiki? Ngo murimo murarwana na za abdomino. Nta mugore ukora abdomino. Siporo zose murazemerewe ariko nta mugore ukora abdomino. Nimba ugira ngo ndabeshye uzabaze muganga w'abagore, umuganga uzi umuhanga w'umugore uzamutelefone umubaze ngo abdomino iremewe. Nta abdomino yemewe ku mugore. Ushobora gukora siporo genda nabyo bikaziramo, ariko ugiye kuvuga ngo ngenda nashaka gukora abdomino ntago byemewe. Ifite ibintu yangiza byaza kugira umumaro mu minsi iri imbere. Uzahamagare muganga w'abagore azabigusobanurira. Yewe simbi gusobanuriye kubera impamvu zanjye, ariko ni bibi. Ugasanga ngo umugore ubyaye ishuri renze imwe ngo abonye abakobwa basimbuka umugozi. Ngo none igihe ikintu kimbabaza nuko babeshyira abaganga ngo muganga yambwiye ngo nkore siporo yo gusimbuka umugozi. No, urasimbuka ishuri ya gatatu ya kane urajya ko none matirisi itakaye hariya hepfo. Izo si siporo z'abagore. Mugerageze mushake, mujye mukora ibintu mushatse abantu b'abahanga babyize. Ahari ubwo si bavuga yuko uri umuturage. Nta muntu utari umuturage, twese turi abaturage b'u Rwanda. Uri umuturage wa Kongo, uri umuturage w'u Burundi, nta muntu utari umuturage. Ahubwo uri umunyabwenge wabona ndi umunyabwenge mvuga none ibintu nzi. Okay. Reka icyo kiganiro tugikupiraho karakanyuzemo. Ahubwo uyu munsi wa none ndashaka kukubaza umugore umeze nka umuntu umeze nk'umugore wa muka Yerobowamu. Mu kanya kamwe ari gusobanura ibijyanye n'ingo, ariko urwo rwaramunaniye. Nyumvira ku kantu. Mbese arasa nk'umugore w'umwami, ariko ibyo yiyoroshe biramugira umugore w'umuraguzi. Urumva? Mu kanya kamwe arashaka kuvuga ku bijyanye n'imyororokere nuko abantu bororoka kandi ntiyabyize. Yego. Mu kandi kamwe arashaka kwakurwa ngo bamwite pasiteri kandi nta nubwo akwiriye no kwitwa, ahubwo na Satani ntiyamwemera. uri kumva ahantu ndi kuganisha? Mu kandi kanya arashaka kwigisha ijambo ry'Imana, ariko no kuraguza arabizi, no kwigisha imibare atabishobora. Aha, urakoze cyane. Ikindi, mbese arasa nk'umugore ariko yambaye nka maraya. Ni umugore ubereye urugo ariko yambaye ikibazo yambaye nka maraya. Mbese ari mu rugo nk'umugore ariko kuri terene maraya. Ni umukobwa ariko yamaze kurenga kuba umugore ubyaye urugukecura. Ibiti n'amasuka byose bihurira muri iyo nzira. Mbese ni umwaka uvanze n'itaka. Oya, ni impamo y'Imana. Nawe ushyizemo ibitungurusumu byinshi. Oya, ariko agatungurusumu kararyoha, karagatsindwa n'Imana. Kavura na mebe. Muri iyi minsi byari benshi. Ariko mama wariyone ni ukuri, ni umwaka uvanze n'itaka. Uyu mwaka uvanze n'itaka abantu bawukira gute? Kuba abantu bari kwigira ibyo batari byo. Nibyo nashatse kuvuga nubwo navuze y'abagombozi. Imana iguha umugisha kubw'ibyo ugiye kudufasha kandi kuyobore n'ukuri. Utubwire ni gute twacangura abantu basa n'ibyo batari byo, bigira ibyo batari byo. Ese uyu muntu ni indwara, ni umwuka mwinshi, ni kubw'ishaka ry'Imana rimurya? Uyu mwaka uvanze n'itaka turawukizwa n'iki mama Marione?
ko wadutse muri iyi minsi, dore ko ari we wambwiye uti nyanza kaha buriya utuntu two mu nda y'isi ngerayo nkatumenya. Ikaze, umwanya urawuhorana n'ijambo urarihorana. urakoze cyane. Ingoma, igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, igice cya 18 umurongo wa 29. Yego. Umwami w'Abisiraheli abwira Yehoshafati ati, ngiye kwiyoberanya njye ku rugamba, ariko wambara imyambaro yawe y'ubwami. Nuko umwami w'Abisiraheli ariyoberanya, bajya ku rugamba. Ndashaka sindi busobanure kuri aya magambo kuko ndashaka kwifashisha ririya jambo ryo kwiyoberanya, ninkenera kuyasobanura nzayigisha nk'uko ari, ariko ubu ngubu ndashaka kuvuga ku ijambo rivuga gusa n'icyo udakora. Muri no minsi umuntu arashaka gusa n'ikintu adakora, bamwitirira iki kintu kandi atagikora, kuko agezaho bari bakeneye umuntu usa na mwarimu kandi atabikora. Ageze aho bari bakeneye umupasiteri, ahise ashaka gusa n'umupasiteri kandi atabikora. Gusa n'icyo udakora. Yego. Gusa n'icyo udakora ni umwuka wo kwiyoberanya. Ni umwuka wo kwiyoberanya. Hariho agasimba kitwa uruvu, abantu benshi ntibakaza ariko kanatera n'ubwo bagenda n'agatinya, ubona gateye ubwoba cyane. Position kagendamo n'uburyo kihinduranya ni kabi cyane, ariko hari abantu bashaka gusa nako biyoberanya. Karashobora cyambere kagenda gasodoka kugira ngo gafate umwanzuro wo kugenda, bigafata umwanya, gatera intambwe gutya kakongera kakagaruka. Doke gatinda gufata umwanzuro, ngende ngaruke, ese nkomeze cyangwa ndorere. Noneho igihe katarafata umwanzuro wo kugenda, kariranje kagahita gasa naho katarafatira umwanzuro. Yego. Ahise asa naho atarafatira umwanzuro. Aho katarafatira umwanzuro kari gusa naho kakibitekerezo kuko karakururuka. Igihe gafashe umwanzuro karagenda, ese njye muri biriya byatsi, ngome muri ubu butaka, ese njye muri kiriya giti cyangwa nigumire kuri ibi bitaka. Aho gafatiye umwanzuro kujya mu byatsi, kahagera kagahita gasa nabyo. Naho kakafatira umwanzuro wo gukomeza cyangwa kwigumiraho. Akakugira ngo uzakabone ni ibintu bigoye cyane kuko gasa naho kageze. Noneho iri jambo riba gusa n'icyo udakora, ndibona no mu bantu ryaraje nino byarahageze. Yego. Urajya kono kano muntu arashaka kwigisha inyigisho z'abubatse ngo kandi mu magambo make nta rugo afite. Yego. Arashaka gusa n'ibintu adakora. Sibura birabiva. Umwuka wo kwiyoberanya, kwereka ko ushoboye kandi byarakunaniye. Bashaka kwigisha abantu intambara watsinzwe. Urugo birazwi ko rwakunaniye nta rugo ufite, ugiye kwigisha abubatse ngo. Umunyarwanda yavuze ngo uticaniye ntarahurira undi. Ni urugero ndi gutanga kugira ngo numvikanishire ijambo ryo gusa n'icyo udakora. Uticaniye ntarahurira undi, nta muriro ufite ugiye kurahurira abandi. Mbese ni ukuvuga ngo udashoboye kwikura hahandi amaze gukorera bya bindi, ntiyakabwirije undi isuku, nibyo birasa, cyangwa ntiyakagiriye gusha, ntiyakafashije, nibyo birasa. Noneho icyo nshaka kuvuga ni iki, ibi bintu byo gushaka gusa n'icyo udakora, urabishakaho icyo kandi witwa kuri umurokore. Kuki ushaka gusa n'umuntu washoboye urugo kandi udakora inshingano z'urugo? Kuki ushaka kwigisha uko bafata abagabo neza kandi wowe utaramufashe neza mwaranatanye? Cyo ni cyo rwo n'urugero rumwe. Kabiri, kuki ushaka kwigira manager ku kazi? Ushaka gusa n'ikintu udakora, ntubikora, nturi manager, nturi umuyobozi waho, ariko urashaka gusa nabyo kubera kubona hari hitirimo, ariko nta bushobozi ufite bwo kubikora, ariko urashaka gusa nabyo. Kuki ushaka gusa n'ibintu udafite ubushobozi bwo gukora, kandi ugashaka gusa n'ibi bintu kugira ngo babikwitirire babigushimire? Kandi kuki iyi sura ushaka kwiyoberanya ngo use n'ibi bintu
ucanga abantu kandi utabikora please s'il vous plaît niho ruzingiye niho hari umwuka urimo kwiyoberanya gukabije donc no kwiyoberanya biri naturel. Oui, je m'écoute. Hanyuma Yeah. ikintu ndi kubona muri iri jambo shaka ko umuntu wese udukurikiye amfasha kubyumva ndi kuvuga amagambo azimije ariko muri bwumvi akomeye ariko anoroshye kuyakora nibyo anoroshye kuyakora. Donc sa n'icyo ukora wari wabona umuntu wikwije mu rwego rw'ingutiya ndende kubera ko abarokore idini aricyo rimusaba misatsi yaremeye ni buzinga njwiri urumva yaremeye bitambara apfuka amatwi si nkuko kwanjye na degaje ubu hari idini wasengeramo wadegaje gutya bakagutenga ngo umwibone ubwibone no gusirimuka ni ibintu bitiranije ntibazi kubivangura. Urasirimuka baturibona kandi ntibabona umwibone nibabona umwibone bwishe yambaye ingutiya yipfutse ahantu hose no kubikonja naga yashizeho kandi ari umwibone wa danje. Hanyuma wasirimutse wagerageje kugafunga bien muri mu ka design keza batimbwibone bwaramuzengereje we kurimba n'ubwibone n'ibintu bibiri bitandukanye ariko mwarabyitiranije. None wari wabona umuntu ushaka gusa n'umurokore kandi atabikora adakora iby'abarokore Bibiliya igitabo cy'indirimbo ingutiya ndende hariya misatsi arapfutse indirimbo z'urufaya zimwe za kera tutaziririmba ni ukiziririmba ayi data wo mwijuru tora abasaruzi ubakure muri twe babone kugenda bavuge Yesu cyane ko yaducunguye ko ari we mana yacu irokora bisi. Urumva arimo arasa n'ibi bintu tugende mu misozi abariyo tubabwira ibya Yesu maze nabo bakizwe bikujya mu muriro. Arasa n'ibi bintu ariko ntakora ibisa nawe. Mana we mfasha ibi bintu babyumve nkuko numva mutima wanjye uri kubivuga. Donc arashaka gusa n'ibintu adakora, arashaka gusa n'umurokore kandi adakora imirimo y'abarokore. Arashaka kugira ishusho yo kwera ariko hirya arahakana imbaraga zako. Aje yayihakanye mu mutima ariko ku mubiri arasa n'umuntu yemera. Biratangiye kuza. Donc mu mutima yarayihakanye aje nayihakanye bitewe n'ibyo yakora abantu batareba ariko ageze kuri tera abantu bareba ahise agira ishusho y'ibyo bintu arashaka gusa n'ibyo adakora. Ndiyo. Uyu muntu tuzamubwirwa n'iki? Tuzamumenya gute? Uyu muntu usa n'ibyo adakora tuzamuha inshingano twizeye ko abikora kuko arasa nabyo tuzamukubita mikro tuzamukubita umurimo w'Imana tuzamushyira muri gahunda runaka kuko arasa n'ibi bintu ariko twamwibeshyaho ariko ntabwo abikora arasa n'ibyo adakora. Uyu muntu nagera muri ibi bintu twamwitiranije nabyo arazamza byinshi aratera haleluya nyinshi ariko zuzu anawe mu mutima we azi yuko umwe mu bapasteri baraho cyangwa se mu bashumba cyangwa se mu badiyakoni cyangwa mu baririmbyi hari kwaje kwa kompora ari buterere rero esheshatu kandi ku mugoroba ari busanga umudogiteri umukoreramo inda arasa n'ibintu adakora. Ari bwigisha kwiriza ubusa bya hatari no mu masengesho y'imisi 5 agumye asasibiriza abantu ko ntacyo gukoza mu nda kandi ari gutura imibi. Arasa n'ibintu adakora. Godipa ari bwibwira abantu cyane ibyo kwirinda icyaha n'igisa nacyo kandi ari we ukuri ibizaha byose mwisi. Mbese satani niwe yungirije. Uyu muntu arasa n'ibyo adakora. Mbese satani afite ipeti ya kabiri kuri we. Yego. Ahubwo arusha na satani. N'umwanditsi wa satani. Yego.
ni secrétaire uyu muntu ari buze yigisha ku cyaha cyane cy'ubusambanyi anarire. Ujya ubona abantu barira hakoreye amarira ava ya marira bundi abaturutse umuntu avuze ku cyaha hahise ashwanyuka ararize. Donc arasa n'ibintu adakora. Arasa n'umuntu warwanije icyaha wakinesheje kandi aje kukigisha avuye kugikora, aje kukirwanya avuye kugikora. Aho ubundi urwanya ibintu ukora ubundi nuba wirwanya. Natinya no gufata mikrofone ndakubita hasi umwuka w'abasambanyi ari kwimenagura ari kwikubita hasi ndamenagura ndanesha mana kukoza abasambanyi isoni abiyoberanya mu murimo. Arimo aritanga, arimo arishyira kuri tere. Imana ari kubwira irumva ubundi ni wowe yari ikeneye ko wishyira habona. Mana turwanije umwuka w'icyaha mu itorero, umwuka w'abanyamagambo, umwuka w'abanyeshyari, umwuka w'abasambanyi. Kandi ibyo byose arabikora, ariko ari muri mikrofone arimo ararwanya ibi bintu. Arashaka gusa n'ibyo adakora. Arashaka ko bamwubaha, bamukuza, bamufata nk'umuntu ukaze mu by'Imana kandi akaze mu byo kwa Satani. Aje gusa n'ibintu adakora. Arashaka gusa n'ibintu Mani tugire neza cyane. Amen. Uyu ni umwuka wo kwiyoberanya uri mu bantu basenga. Uri mu bantu basenga. No mwisura haba. Uzareba hari umuntu uza kwigisha umuganda akabwira abaturage ngo ntibagase mu muganda atarawukora kuva yabaho. Aje gusa n'ibyo adakora. Wowe nta soni. Aza kwigisha abantu umuganda ugatanga n'itangazo ryaho uzakorerwa utarahagera n'umunsi n'umwe. Wari umuturage udukurikiye kuva yabaho atarajya mu muganda. Wase wabaho bariho. Hari n'ababisansibiriza cyane kandi batabikora. Ese mama Marione kancheta abantu badakora umuganda. Nta kuntu leta yaturebera ukuntu yatugirira nk'ababyeyi igashiraho ikarita ya buri rugo zabagaho bagasinyamo. Ahubwo hari igihe wajyaga gusaba serivisi nka passport, ari igihe passport cyangwa rese passe watangiraga kuyaka bakakubaza icyangombwa cy'uko yishyura umutekano, hari aho bisinye akitansi bakakubaza icyangombwa cy'uko ukora umuganda. Ntibakibibaza. Abantu barasa n'abanyarwanda ariko ntibashaka gukora imirimo yubaka igihugu. Ya urakoze. Go deeper. Uwo ni umwuka wo kwiyoberanya. Kwiyoberanya tugire ngo urahari. Urasa n'uhari kandi nitugufite. Uyu muntu tumufite kandi afite ibimenyetso n'ibikabyo by'uko tumufite kandi ntahari. Urasa n'ibyo udakora. Uri gukinga ibikarito umuntu mu mujene mu maso sharinda gukunda wiri ute waryamye wariye kandi ntiwagize n'uruhari kugira ngo arye. Urashaka gusa n'ibyo udakora. Kandi uyu urimo urya umutima waryamye wariye muri make ufite gahunda y'uko utarazana mushaka. Urashaka gusa na sheriwe kandi nturi sheri. Abarokore impamvu mbavuga nuko ari bo mbamo. Buryo umuntu avuga abantu abamo, musinzi avuga abantu bo mu kabari, mujura avuga abajura bagenzi be, ndayivuga indangenzi zazo. Ayo makuru ziba ziyafite. Numva mvuga abarokore cyane nibo nzi nibo mbamo. Ariko nzi abarokore, nzi n'abasa n'abarokore. Nzi abafite izina ariko bafite ishusho ariko badafite izina. Bafite ishusho kwera ariko bafite umwuka wo guhakana imbaraga z'agakiza. Kandi ijambo turo ryo kweberanya niribaza ngo kuki usa n'ibyo udakora. Kuki ushaka gusa n'ibintu wagakwiye kubukora ariko ntubikore. Kuki ushaka kwiciperereza kwiciperereza ngo utwereke ko uri umurokore kandi udakora uburokore. Umurokore n'uburaya biraza guhura gute? Umurokore n'ubujura biraza guhura gute? Umurokore n'ubugambanyi biraza guhura gute? Kandi twakureba gutya kuri tere ku gatuti tukabona uri umurokore wa danje kandi utabikora. Kuki usa n'ibintu udakora. Mani tugire neza cyane. Sugira ngo ntitugeze ku musozo ariko tukaba turi kukubaza wowe umaze igihe usa n'ibintu udakora. Usa n'ibintu udakora. Ururuvu.
uriyoberanya. Usa n'umuntu donc usa n'umuntu ufite imirimo nta n'umwe ufite. uri kamelewo bayita kamelewo mu cyongereza. Abana batazi yenda uruvu bayimenya yitwa kamelewo. Kuki ushaka gusa n'abantu b'Imana ariko udakora ibintu by'abana b'Imana? Kubera iki ushaka gusa n'umunyamwuka ukagaragaza n'ibimenyetso by'umunyamwuka kandi utabifite, utabikora, udakora imirimo y'abanyamwuka? Kuki ushaka kujya kuri tere y'abantu batanga ukagaragaza ko watanze kandi udatanga? Kuki ushaka kugupfukama mu batanga icya 10 ngo use n'abagitanga kandi utagitanga? Hari idini rimwe navuze muri covid kuko nzarivumba. Leta yaritegetse ko rifasha abakristo baryo ntiryicwe n'inzara. Yego. Noneho muri ryo haboneka abantu bafasha abagenzi babo ngo baticwa n'inzara. Yego. Babasaba raporo ko biyandika. Iryo dini uri kuriye ahita ajyana raporo muri leta ngo dora abantu twafashije. Unyumvire gusa n'ibintu udakora. No kuvuga ngo idini ngo ryagize gute? Subiza inyuma. Kintu reka nsubize kasete inyuma. Turuna leta muri guma mu rugo muri covid. Yego. Turashimira duhaye ibishyimbo biryoshye watekaga kabisa kikagufata monda n'umucero uryoshye. Baratugaburiye pe. Yewe hano muri umudugudu n'abayobozi b'insibo badusangaga ko baje gusa n'ibyo badakora. No kuvuga ngo iri dini ryabeshaga imimurika itariyo, atari idini ryabikoze. Donc ngakora idini rikabyitirira rikajya gutanga raporo ko ryakoze, rigiye gusa n'ibyo ridakora. Usa abantu ntago bazashya mamari yone bakiri no mwisi, aba ntibazarinda gushya bagiye barapfuye. Bakiri no mwisi bazajya bashya. Ujye ubona abantu barimo baragenda bihungiza, dore haje n'utuntu bakanda bihungiza n'ubundi batangiye gushya. Kandi Imana izabahana kuko musa n'ibyo mudakora, mwiyitirira ibintu mudakora, muri yoberanya. Imana izabagwa nabi. Kandi n'ubundi biraje, ntabwo bitinze mugiye guhura n'ingorane z'ibintu zo kuyoberanya, z'ibintu mwiyitiriye mudakora. Imana iraje, henga gace, henga iraje igusha imvura mu mirima y'abantu. Mumwe mubone mureza abandi ntimweza. Iraje ijya mu makofe y'abamwe, ahandi mubone murakubitwa kandi muzi ko ari mwe mwari birangirire, kuko mwariyoberanije mushaka gusa n'ibyo mudakora ngo tubibitirire. Bwana Yesu asifiwe sana. Asifiwe. Imana irashaka ko musa n'ibyo mukora. Umuntu nabona uri umurokore ajye kureba n'ibikorwa sanga urasa nabyo. Murini mbyajyaga aririmba mwikorasi za cyana mutagitera ngo bavuga ko bazi Imana ariko imirimo bakora ikabihakana. Kuri tera bakavuga ko bazi Imana ariko muri karitiye wajya ugasanga imirimo irabihakana. Aje gusa n'ibyo adakora. Imana rero irashaka ko abantu bayisenga, bayikiranukira, basa n'ibintu bakora. Pana kuza kwiyambika intama ururura, kuza kwiyambika umusaraba uri umugome. Tikuvutu. Irashaka kusa n'ibyo ukora. Mani tugirire neza. Haleluya. Nimba uri umuvumvu twereke ibibyimba by'inzuki mu maso. Nimba ucuruza ifu usa nayo, umucuruza asa n'ifu, umucuruza amakara asa n'amakara, uhuye n'ucuruza inyamura mwibwira abanuka imiranzi, urumva neza. Uhuye n'umukozi wa banka bafite fimbo ku kuboko, ariko ikibazo urahura n'umurokoro ugasanga afite ishusho ariko ntasa n'ibyo akora. Mani tufashe cyane turengere. Ibi bintu bibabaje Imana muri iyi minsi. Muhindure ingendo. Mwahisha imitego mugendera, muhisha n'imirari mureba. Ariko igihe kirageze ngo imirari yanyu igaragare n'imitego yanyu igaragare. Iyi mitego mugendera iraje batege. Mwahisha igihe kinini
tugira ngo nimugendere imitego, ariko imitego iraje bateke. Iri ni ijambo ku munyabwenge rimwe rirahagije. Imana itugire neza cyane. Ndumva nshoje, ndashoje kandi ndashoje pe. Imana ibagirire neza, ibambeke imbaraga, ibahe imbaraga zo gusa n'ibyo mukora. Nimba uri umuririmbyi use nabyo, nimba uri umunyamasengesho use nabyo, nimba uri umwigisha use nabyo. Nize kwigira abafarisayo hano, muza kwigisha abantu gutanga icya 10 cy'ibyo bakora, mwe ntabyo mutanga. icya 10 cy'imbafu, muza gutanga icya 10 cy'imbavu, ngo ibintu Imana nkoreye, ngo nanjye ngo ndayihemba, ngo bashyiremo umuziki, ngo nkata umuziki kubw'ibyo yakoze. Byo ntabwo igifu kibisya, byo mugabanya ubwesikuru. Imana mujye musa n'ibyo mukora. Ibintu Imana yaguhaye urasa nabyo, kubera ko uvuye kwiga hanze wabwiye Imana ko nusoza ufite akazi uzashima Imana ugapigira Imana amasaruti. Ntabwo agatuta ari ikigo cya gisirikare. Mujye mugerageza gusa n'ibyo mukora. Ngo Imana yaramfashije ndabyara, nta ndi muzima n'umwana ari muzima, uje gushima Imana ngo wavuze ko ngo ababyeyi bazayiha impundu, ngo abagabo bakayikomera amashyi. Ibyo ni mujye mukabeshye, mujye musa n'ibyo mukora. Mujye musa n'ibyo mukora. Nabyo akoza kwiyoberanya ugaragaza ko uwa danje mu gakiza, kandi twareba ibyo ukora tugasanga uwa danje mu kwica. Imana ibafashe cyane, ibagirire neza. Kandi turabona n'abantu batoya mwarafashwe n'uwo mwuka. Ubundi ibi bintu byari bimaze iminsi biri mu ngiga zaje kera mu idini, ngo ni ingiga z'itorero. Turabona n'abana baje ejo muri namwe mwafashwe n'uwo mwuka, muri kuza mu rusengero mwambitse mwikwije, ku mugoroba tugahurira ahantu muteze. Urazya gutega ku mugoroba ku manywa ukaza guhimbaza Imana. Sa n'ibyo ukora. Doge hari indaya zidashaka gusa n'indaya. Buri tumenyere ko indaya zambara mini, zimukonda ute, zidekora ibintu byinshi. Ariko noneho hari indaya ziri mu rusengero zikwije bien, zidasa n'ibyo wibeshaho, ureba ukibeshaho, ntabwo zisa n'ibyo zikora. Godipa kuki ariko y'umwuka wo kuza kwiyoberanya, uratega urara muri mwiroki, uri indaya ya danje, ufite alubumu nk'ebyiri mu mahoteli nkangahe, aho usambana mbere saa sita, nyuma saa sita, ku mugoroba kuri amasaha. Abanyakigali benshi mwafashe kuterana, ukabona umuntu yambaye neza aje kuramya Imana, kandi ukabona ari mu mwuka, ukabona afite ibikabyo, ntabwo asa n'ibyo akora. Ibintu uvuye gukora ntabwo usa nabyo, ntabwo tuzakumenya. Godipa mugerageze. Bibiliya iravuga ngo uwera yere, uwanduye yandure. Niba udakonje ntubirangiye kukuruka, hiraje baruke. Imana irashaka ko musa n'ibyo mukora. Ura mwisigara ukitera parufu kaza kuririmba, wewe uvuye ko mwisigara n'itabi ry'urumogi, kaza ukitera parufu kaza guhogoza uri umunwa rumogi. Wowe urajya gutingana hirya aho ngaho, warangiza ukaza kugucuranga. Ntabwo usa n'ibyo ukora. Reka dusenge Imana. Numva ashaka kugusengera wowe utsinzwe n'urubanza kubwira ijambo. Nukuri Mutima we nimba ukozweho, ndashaka guhamagara Imana isumba byose, ikaguha imbaraga ugafata umwanzuro wo gusa n'ibyo ukora. Ako kantu ko kujya gusamba no kunyura urumogi n'amatabi, ukaza ukiteye parufe, banahekenye n'ibintu. Hari ibintu abantu ngo basigaye bahekenya. Wari wabona abagabo bagenda bahekenya udushikarete duhenze na twa samunofu, kugira ngo bahogoze neza. Wari wabona ubushikarete bagendana muri buwate z'imodoka zabo, udushikarete twikiperereza duhumura nk'intusi cyangwa ubombozi inkorora. Kabona umuntu w'umugabo afashe umwanzuro wo kurya shikarete ashaje atarahiriye ari muto. Karako kica amaperereza abiri. Perereza rya mbere naho ni inkoko wariye nyine iriho ibitunguru na tungurusumu. Perereza rya kabiri ni akantu kanuka. Sigaye mbona no mu rusengero ugasanga umuntu wicaye mu rusengero arimo arahekenya shikarete. Bira ni ibiki? Ahubwo sinaho honyine. Uzuko nabonye ko hari n'abaririmbyi b'abakobwa, njya kubona nkabona bari kuduhekenya udushikarete, abandi ukabona rwose pe umuntu uvuga butumwa ari kuhekenya.
oya ni inka ziri kuza. Hari umwana wabwiye mama we ngo ma nguriya ngo ngura mukobwa ngo ari kuza nk'inka kwa papa, ngo ari kuhekenya nk'inka kwa papa Solange. Ayiwe. Nyina arebye asanga nyine ni shikarete ari mahekenya. Aturi mukobwa ari guhekenya nk'inka kwa papa Solange. Urumva abantu basigaye buza mu rusengero. Arantu meruza kujya kubwiriza mbona umugore wa mbere arimo ararya shikarete. Amaye. Umuntu wakaye mararya shikarete. No navuga uko nushaka kuvuga mwakarushaho gushiramo vitence. Oya abari mbese abayumva ibyo ari kumva mbese watinze gusoza noneho kwarya cyane nakumaramo imbaraga kandi birarangaje. Bifite ukuntu birangaje byakumaramo imbaraga. Ariko jewe usibye ko ntajya nemera mpita nkubwirira imbere y'abantu. Oranzimiriza imbere y'abantu nanjye nkuzimiriza imbere yabo kubwa ntiyo shikarete igerageza uyicire, ishobora kubashizamo cyangwa kitashizemo. Ciro shikarete ndetse n'ikinyabupfura ko namwe mujye mwiba. Senze naho meretse ko umupasiteri arimo ahekenya shikarete mu rusengero. Vuga ibi ni ibiki kwiri? Se mumeze mute? Se mubaye iki? Ese ubundi bavuye? Se mu bita byanyu abarizako. Nzimana ibintu se mwarerewe. Umuntu yavuga rero ngo nomushizi w'isone. Ariko turashaka genda shaka kukubwira ngo sa n'ibintu ukora, wiza kutwiyoberanyaho, widucanga, witwicira abana mu gakiza barimo bazize impinja zirimo zivuka, zikubonye hariya kukayo kuri ako kayoga, mukanya zikubonye. Genza umwana w'umunyagice wabaga mu rupango rw'umudiyakoni. Nyuma reka kwigira igice avuga ati uyu mudiyakoni araranywa inzoga jujubye umugore ntajya asinzira. Mukanya kaza kutudiyakona ku rusengero ati ndabiretse. Shabivamo nukuri umwana ndahenda ariterekareka. Ntibasire bandi hano ujya gukirizwa. Yakoze agiye ahandi. Arabigerageza biremera barakijijwe. Ariko abantu ntabwo bari gusa nibyo bakora. Urashaka kuza gusa neza imbere y'abantu kandi ukora ibintu bitumusa nabi. Reka dusenge. Yewe dusenge mama. Dusabira imbaraga umuntu ufashe umwanzuro wo kuvuga ati nanzuye gusa nibyo nkora. Abwirwa benshi akumva na beneyo. Nukuri. Kandi buriya guhinga cyane siko kweza. Nukamuye cyane ukamura inkashi. Ntago nsetsa ubwo ndebye mu. Ushobora no gukamura umwenda cyane ugacika. Ariko gerageza use n'ibintu ukora. Niryo somo. Urakoze Mana yacu. Turagushimiye ko ubutumwa duhaye tubusohoje nko kwa batubwiye. Abantu bawe bafite ishusho yo kwera ariko bagakana imbaraga zako. Yesu. Biyoberanije bikomeye igihe kirekire. Ariko bakurira indege bajya hanze inshingano z'ibyo bahawe z'ubwepiskopi bakabisiga ku kibuga cy'indege. Bakajya gukora amarorerwa baza tukabahinda bo tubita pasiteri kandi ataribo. Urashaka ko abantu basa n'ibyo bakora mu izina rya Yesu tubasabiye imbaraga n'imbabazi. N'abakora ibisa n'ibyo byose baba mu mirimo ya leta cyangwa y'Imana. Abantu basa n'ibyo bakora. Ndagushimiye kuri Imana y'imbabazi kandi kuhemba ubwoko bwawe kandi ukabusutsa imbaraga ku muntu wese. Mu izina rya Data wa twese Umwana n'Umwuka wera. Amen. Amen. Yesu abaha umugisha. Amen. Shalom. Shalom.